Amahoro y'Imana nabane namwe, mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde kandi bakomeze kandi ibarindishe ukuboko kwayo, abarwayi namwe mwese Imana ibakize, abo mu majyepfo, mu majyaruguru, abo mu burasirazuba, umujyi wa Kigali, turabashuje mwebwe mwese, turabakunda cyane, uyu mwanya ni umwanya mwiza kubw'ijambo Paul Kagame perezida wacu dukunda yatugejejeho kubw'insengero zafunzwe, yarabisobanuye akuraho urujijo, no kubwo abapasiteri cyangwa abayobozi b'amadini bamwe na bamwe bashinga amatorero cyangwa bashinga amadini kugira ngo bibe abaturage cyangwa abanyarwanda babe abatekamutwe. Ngaho mukurikire iryo jambo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Biyobora ni ibiki? Biyobora ibiki? Biyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze. Nimwumvire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese, ubwo ndavuga buri wese ariko ntabwo ari abantu bake, azajya avuga atari ku murabizi ati nakennye, atari ko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye, bakicara ari babiri, ntugabure undi atari ko reka dushyireho idini, wowe uzajya wakira amaturo, jyewe nzajya nigisha. Bwa gikristo bwahazahariye rwose, inama no gusaba ubuyobozi bwacu n'ubundi bw'inzego za leta bushishoza bukareba kure kandi bureberera abaturage, numva hafatwa ingamba z'abantu bakuburiganya nk'ubwo ngubwo kugira ngo byibuze ibintu nk'ibyo bigabanuke ndetse n'ibyo bikorwa binahagarikwe, hanyuma ariko abafite umurongo w'imyizerere shingiro ufasha abakristo gusenga no mu myitwarire na disipurine kadufasha cyane kongera gusubira mu mwanya wo gusenga no guterana kugira ngo ubugingo bwa kristo butongera kuhazaharira. U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa, ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa, ucishe make, ukora ibintu bizima. Society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura, twagaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko ugende witeguye.